mbere hari ibintu byinshi nashakaga simbibone nyirwanirira, kavuga ati nubwo mbuze ikintu cyako ndirwanira paka nyibonye. Ariko ubu ngubu cyangwa se icyo gihe narapanikaga nkumva isi irarangiye, avuga ati nta bundi buzima, wabura nk'umuvandimwe cyangwa se inshuti ukumva ngo ubuzima burahagaze. Ariko ubu ngubu ngira ikibazo nkamenya ko nta wundi muntu mfite wo kukibwira. Mbere yuko nyibwira umubyeyi wambyaye, nzi ko hari umubyeyi nawe wabyaye wambyaye. So nzi ko Kristo ari we byose byanjye, nzi ko Kristo ari we buzima bwanjye mfite, nzi ko Kristo ari we muntu nshaka kubwira ibyanjye byose wanyumva. You know, muri no si turimo umuntu wabwira umuntu ibintu byawe akagudisappointinga, rimwe nawe akanakumvira n'ubusa. Ariko Kristo uramwegera ukamufata nk'umubyeyi, ukamufata ovete. Kristo ni byose byacu. Rimwe na rimwe yagiye ubaza umuntu ngo se Yesu ninde muri wowe, umwe akavuga ngo ni inshuti, undi akavuga ngo ni umuvandimwe, undi akavuga ngo ni papa, gutyo byose ni byo. Ariko ngiyewe Yesu Kristo mufata nka byose byanjye bite kuri inosi ubu ngubu. Mu by'ukuri buriya buzima ntabwo bwari bube, kuko ntabwo nzi ubuzima bwo mu isi, kuko byarankavarinze kuba muri church, ntabwo nzi ubuzima bwo mu isi. Ariko nubwo nabaga muri church, ariko hari urwego nari narageraho. So ubu ngubu mu by'ukuri biraryoshye, ubu ngubu biraryoshye, ngendana amahoro. Hari indi mvugo turimo ngo nibakubaza ngo ni kucyuzuye ibyishimo, uzabwiye ngo Yesu akugiriye neza, kucyurana amahoro, Yesu akugiriye, suko ibibazo bidahari. Ewana biruzuye. Ariko Kristo yaje agashinga ireba muri wowe, byose ibona munsi imbere yawe. Donc iryo jambo bavuga ngo wa musozi w'igiti. W'igiti. Amen. Amen.